Nyuma y'uko inshuti zanjye zitangiye kumbwira ko Kevin nta hazaza afite, natangiye kumurebana andi maso adasanzwe. Umusore nakundaga nkambonamo ubutwari, nkabonamo ko ari umusore w'intwari, natangiye kubona nk'umuntu usanzwe. Kevin ntiyari azi ibiri kubera mu mutima wanjye. Yakomezaga kunyitaho nk'uko yabikoraga mbere. Buri gitondo akanyandikira, buri gitondo akampa SMS ambwira ati waramutse neza Aline, wizere ko uyu munsi uri bugende neza, mwifurije amasomo meza. Njyewe nyiri kumusubizana amagambo magufi. Hashize iminsi mike Kevin yarambwiye ati Aline, maze iminsi mbona warahindutse, hari icyo nagukoreye? Niba hari aho naguciye mu ijambo nkakubwira nabi, wenda nkaba naritwaye nabi imbere yawe, umbabarire. Namurebye mu maso ndamubwira nti oya nta kibazo, ariko kuri nuko ikibazo cyari gihari kuri njye. Umunsi umwe twari turi ku ishuri, haza umusore witwaga Brian. Yari umwana w'umukire, yaje atwaye imodoka nziza, yambaye imyenda ihenze. Abakobwa benshi bahise bamukurikiza amaso. Inshuti yanjye Sandrine yaranyegereye irambwira iti Aline, uriya niwe musore ukwiriye, reba ubuzima abamo, ntuzagume kuri Kevin, azarangiza asoze abaye umukene nkawe. Ayo magambo yankoze ku mutima cyane. Natangiye kuba ndaho ngaho, ntangiye ngera wenda nkavuga ati mwirinde, akaba kwirinda kugendana na Kevin ku ishuri. Iyo nasangaga nyiri kumwe n'inshuti zanjye naramuhungaga, naba ndi kumwe n'inshuti zanjye nkamuhunga. Nareba inshuti zanjye ndi kumwe na Kevin nkihisha kugira ngo ataza kubona yuko ndi kumwe na Kevin. Umunsi umwe yansanze aho nicaye, azanye umutobe muto yari yanguriye mu gacupa. Yawushyize imbere yanjye araseka ati natekereje ko ushobora kuba unaniwe. Naramurebye mbona inshuti zanjye zose ziratureba. Nahise vuga mu ijwi riranguruye nti Kevin, ntukeneye guhora unkurikiye, sindi uw'umwana imbere yawe. Yaratunguwe cyane. Kevin yafashe wa mutobe awushyira hasi, arambwira ati Aline, iki ni iki kiri kuba hagati yanjye nawe? Ndamusubiza nti ndarambiwe kubana n'umuntu udafite icyerekezo. Reba uko abandi basore babayeho, nawe reba ubuzima ubamo. Kevin araceceka akanya gatoya. Mu maso ye hagaragara agahinda. Yavuze buhoro ati urambwira ko unkunda bitewe n'amafaranga? Naramusubije nti urukundo rwonyine nirubeshaho ubumuntu. Arambwira ati urukundo rwonyine ntabwo rubeshaho umuntu, ntabwo rwabeshaho umuntu urukundo rwonyine. Ayo magambo yamuteye intimba ku mutima. Abanyeshuri bari batangiye kuduseka, bamwe bavuga bati Kevin yarateretanywe. Yahise afata igikapu cye aragenda atavuze n'irindi jambo n'iri na rimwe. Naramurebye agenda, ariko kubera isoni zo guhakana inshuti zanjye sinamuhamagaye. Ni ukuvuga ngo inshuti zanjye kuba zirimo kundeba, natinye guhamagara Kevin kubera ko nyine nabonaga yuko wenda hagiye arakaye. Icyo nari nzi ni uko uwo munsi wari ugiye guhindura ubuzima bwa Kevin burundu.